Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom bene data kandi inshuti bakunzi ba Saveur Divine, nkuko mubizi bisanzwe muri kumwe na Pastor Eric Nzamwita, kandi nkuko bimenyerewe ndagira ngo mbabwire ko buri cyumweru tugira umurongo nyamukuru tugenderaho. Iki cyumweru rero turifashisha umurongo dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe n'umukozi w'Imana Luka ibice bya 18 umurongo waho wa mbere, aho agira hati bacira umugani wo kubigisha uko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe, ababwira amakuru y'umucamanza uturubahaga Imana wari mu mudugudu, ariko aza guhura n'umupfakazi wamutitirije agira ngo amurengere muri uwo mudugudu, aramutitiriza iminsi yose. Ni inkuru izwi ariko turatinda cyane kuri sije ivuga gutitiriza cyangwa se gusenga ubudasiba. Harimo amagambo abiri y'ingenzi ngira ngo tuganireho muri uyu mwanya. Harimo ijambo bita gusenga, tuvugaho bukeya kuko ni sije ndende cyane yavugwa umunsi wose, ariko tukanavuga n'impamvu tugomba gusenga iminsi yose. Gusenga ni iki? Gusenga abahanga bavuga ko ari ukuganira n'Imana mu ijambo rimwe. Ufashe definition cyangwa se ubusobanuro wo kuvuga gusenga ni ukuganira n'Imana, ariko hari abandi bavuga ko gusenga ari ubuzima. Hari umuririmbyi wagize ati gusenga ni imibereho, abandi bati gusenga ni uguhumeka. Ibi byose ndabyemera kandi ndabyemera nkoho na benshi, ariko uko wabyita kose nyiri gusenga yatanze umurongo aho agira ati nimuza ngo dusenge cyangwa se tuganire, nushaka kujya imbere y'Imana yaravuze ngo ujye ufata akanya ubitegure. Ubitegure gute? Utegure wowe ubwawe, umutima wawe, numara kuwutegura utunganye umubiri wawe, numara gutunganya umubiri wawe utunganye aho ugomba gusengera, kandi ntiwitunganye imbere gusa ahubwo witunganye n'inyuma, utunganye byose. Numara gutungana rwose wumva uboneye mu mutima, wumva uri pre yo gusenga, arakubwira ngo ntiwifate nk'abafarisayo, ugenda ahantu mu cyumba ufunge urugi maze wiherere usenge tuganire, nanjye nzakumva kuko ndi So wo mu ijuru. Iyo ni kondisiyo yashyizeho y'umuntu ugomba gusenga. Ku bantu rero bize ibintu bya communication, ko tumaze kubyemera ngo gusenga ari ukuganira n'Imana, hari amategeko, hari amabwiriza, hari condition. Ubundi mu muco w'ikinyabupfura w'umuntu utari umuntu, ndeke kubivuga uko nta kagombye kubivuga, uri umuntu uzi umuco wo kuganira mu kiganiro icyo ari cyo cyose, burya ntabwo ukwiye kwiharira ijambo. Ni imwe muri condition rero y'imiganirire ku bantu bize ibintu bya communication. Nanze gutinda cyane mu ba scientifique bavuga kuri bari abantu batatu, utanga iyo message ariwe emetteur, uyakira ariwe recepteur, ariko hagati yabo bombi haba ikindi kintu bita feedback. Iyo feedback rero niyo ngira ngo mvugeho abanyamasengesho benshi batajya batindaho. Ni ukuvuga ngo iri kuganira n'umuntu ntiwiharira ijambo, uravuga niba ari deba, niba ari ikiganiro, ariko ugategereza uko uwo muri kuganira nawe abyiyumvira, ukaza gutuza nawe akaguha uko abitekereza, akaguha
niba ari igisaba inyishyu igisubizo nawe ukamutega amatwi nk'uko nawe aba yaguteze amatwi. Icyo kintu rero kiri hagati y'iyo intercommunication, hagati y'uvuga n'ubwirwa, habamo icyo bita kwinterchange, hakabamo kuvuga ngo urabyumva gutya nanjye ndabyumva gutya, noneho tugira ahantu tubyemera, kuko aba ari imitwe ibiri, aba ari abantu babiri bumva ibintu mu buryo butandukanye, biba bikwiye ko baza kugira ahantu rero bahuriza. No gusenga rero byakagombye kuba gutyo, ukajya ahantu nk'uko biri tubwira, ukugarura urugi ugasenga, wamara gusenga ariko ugafata umwanya wa meditation, ugatega amatwi ukumva icyo wabwiye nawe akubwira. Tujya dukora ikosa kenshi iyo dusenga, tukajya imbere y'Imana tukayibombarida ukavuga ibyawe, warangiza ukamera nk'umuntu utuye umutwaro. Hari n'abarangiza bagahita bafata telefone. Ni akaga gakomeye iyo uhamagaye nk'umuntu akakubwira ngo buretse ndi gusenga. Uwo muntu uzimpamya ko aba afite concentration hagati ye n'uwo ari kubwira, kuko ari kumubwira ari gusenga ariko amatwi ye ateze na telefone, ibyiyumviro bye biracyari no kuri telefone. Niba ashobora kugusubiza ngo buretse ndi gusenga, uwo muntu ntago yahaye umwanya by'ukuri amasengesho n'umwanya naho ari gusengera, ntiyanubahirije amabwiriza y'umuntu uri kuganira n'Imana. Icyo rero ni ikintu abantu benshi iyo basenga batitaho, ariko mu by'ukuri ni ikintu cy'ingenzi. Iki kintu rero biba byiza gusenga ukareka ukumva n'ijwi ry'Imana, ukumva n'ijwi rikubwira. Ahantu nahatinda nahavuga byinshi, ariko reka nge ku kantu ka kabiri kubera umwanya mvuge ngo kuki tugomba gusenga iminsi yose. Ibi ngibi niba twemera nk'uko twavuze ko gusenga ari ubuzima, ari imibereho, reka nifashisha urugero rero rw'ibyo dufungura. Wakwibaza ngo kuki mfungura buri munsi? Kuki mfungura buri munsi? Impamvu dufungura buri munsi ni uko umubiri wacu organisation cyangwa se uko systeme digestif ikora, isaba ko uyiha ibya buri munsi, ndetse nakongera ngo uyiha n'iby'amasaha. Ukagira ibyo ufungura mu gitondo niba ari petit déjeuner, ukagira lunch ya saa sita, ukagira n'iya nimugoroba bita sapa cyangwa se n'uko bandi bayita bitewe n'ifunguro rya nimugoroba. Iyo yose agenda atandukana bitewe n'icyo ugiye kubikoresha. Abahanga mu mirire ubu bagezeho bavuga bati ibiryo ujya nimugoroba nta kamaro kenshi kubera ko ugiye kubiryamisha, ariko ubonye uburyo wafungura cyane mu gitondo ugafungura no ku manywa, kuko umubiri ukeneye izo mbaraga. No gusenga rero ni ubuzima. Reka mbigenze gutya, tukiri abana twese tukiri impinja badufunguriraga amata, bakatunombera agatoki, bakaduha amashereka. Tumaze kuba ingimbi tugeze ahantu n'ukuri waguguna n'igufa, warya imyumbati, warya ibigori byumye, warya ibyo bita impungure, warya bya biryo bikomeye rwose, kandi ntugire icyo uba kubera kuko ugeze ku rugero rwo kurya ibintu bikomeye. Ariko igihe kizagera ube n'umusaza usigara utuzwe na potage. Mbigereranya rero n'amasengesho. Hari amasengesho akwiriye abana bakibatizwa, bakiri impinja mu buryo bw'umwuka, ahura n'ibintu ukamufata nyine bukeya, ariko hari ahantu agera amaze gukomera mu byo kwizera, agahura n'ibigeragezo, bakamutuka, bakamuroga, bakamukubita, bakamutesa, bakamwambura, bakamujujubya, ariko agakomera mu byiza, akavuga ngo uko bimbana byinshi nanjye ndarushaho gusenga. Umwami Yesu arabitera imboni, aravuga ngo nubwo ibyago n'akaga n'amakuba ari byinshi ku mukiranutsi, ngo ariko nanjye nansenga nzajya mba hafi yiwe, ngo kandi mutabare muri byose. Aranavuga ati ntimwirahire muvuga ngo mukurwe mu iyi si iringa ibigeragezo, avuga ngo munsenge iteka nanjye nzagerageza kubana namwe kandi mbafashe mu gipfunsi, kandi uwo nafashe mu gipfunsi yabivuze neza mu butumwa bwiza bw'Imana ngo ntawe uzamubuvunura mu kuboko kwanjye. Iyo rero usenga ufitanye ubumwe nawe, kandi nawe ubwe ari avuga ngo ntawe uzagukura mu kiganza cyiwe, aho rero niho dufite ubwishingizi, niho tugomba gukomera. Igihe nari ndwaye nabajije muganga ko yaranyandikiye imiti ngomba gufata mu gitondo saa sita na nimugoroba. Nubwo ndiko se muga ntabwo iyi miti nayinywera rimwe, ambwa ati uyinywereye rimwe wapfa. Ukoro niko ukenera n'amasengesho ya buri gihe, ariko utavuga ngo nyasengeye itura imwe ngo ararangiye. Bene data, birakwiye yuko nkuko uyu mupfakazi twahaye urugero yatitirije umucamanza utubahaga Imana, akagerageza ugamukemurira ikibazo atabitewe n'urukundo, atabitewe no kubaha Imana, ahubwo abitewe nuko yamutitirije
Imana tuvuga ngo mbese ubwo uriya mucamanza utubaha Imana tumvira yabashije gutabara uriya muntu wamutitirije, ngewe wubaha Imana, ngewe ukorera Imana, n'Imana ikabikwemera mwemera muri n'umwana wayo, izabura ite kugutabara? Nimureke dusenga Imana haba ku manywa haba nijoro, byoroshye bikomeye, mu gihe gishoboka n'ikidashoboka, ariko dutitirize Imana tuyisenge uko bishoboka kose. Imana yacu, Imana nziza, ndagushimiye ko wadusigiye umurongo ukomeye w'amasengesho. Twigishe gusenga, kandi nawe uzajya ubana natwe uko dusenze, tujye dutega amatwi twumva icyo tubwira. Tubyambaje gutyo, tubyizeye dutyo, kubwa Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu urakoze. Amen.